Ese nawe ujya wumva abantu bavuga bati isukari ni umwanzi w'ubuzima? Hari n'abahitamo kureka kuyirya burundu bakeka ko ari bwo buryo bwonyine bwo kwirinda indwara. Ariko si byo ni ukuri? Ese isukari yose ni mbi cyangwa ikibazo ni uko tuyikoresha nabi? Muri iyi video turasobanukirwa isukari icyo ari cyo, uburyo umubiri uyitunganya, impamvu isukari nyinshi ishobora guteza ibibazo, impamvu isukari atari umwanzi igihe ikoreshwa neza, n'uruhare siporo igira mu gufasha umubiri gukoresha isukari. Niba ukunda ibiganiro byigisha ubuzima n'imirire myiza, kanda subscribe, ukore na like kugira ngo dukomeze kwigira hamwe. Iyo abantu bavuga isukari akenshi baba bavuga ya sukari y'umweru dushyira mu cyayi, ariko mu bumenyi bw'imirire ijambo isukari risobanura ubwoko bumwe bw'intungamubiri zitwa carbohydrate, ari nazo zitanga ingufu umubiri ukoresha buri munsi. Carbohydrates zigabanyijemo ibyiciro bitatu by'ingenzi. Icyiciro cya mbere dusangamo sugar, icya kabiri dusangamo starch, icya gatatu dusangamo fibre. Fibre ifasha igogorwa ry'ibiryo. Sugar na starch byo umubiri uhindura glucose, ariyo soko nyamukuru ry'ingufu z'uturemangingo twose tw'umubiri. Ese isukari zose zirangana? Oya, hari isukari zoroshye gusya ndetse n'izifite igihe kinini. Isukari zoroshye ziboneka mu isukari isanzwe, bombo, ibisuguti n'ibinyobwa byinshi birimo isukari. Iyo uziriye zinjira mu maraso vuba cyane, niyo mpamvu ushobora kumva ufite imbaraga ako kanya, ariko izo mbaraga ntizimara igihe kinini. Nyuma y'igihe gito ushobora kongera kumva ushonje cyangwa unaniwe. Ku rundi ruhande, ibiribwa nk'umuceri, ibirayi, amasaka n'uburo, imigati ikozwe mu ngano zuzuye n'ibishyimbo bifite carbohydrates zisya gahoro, bitanga ingufu buhoro buhoro kandi zigakoreshwa igihe kirekire. Reka turebe uko umubiri usya isukari. Iyo urya ibirimo isukari cyangwa carbohydrate bitangirira mu kanwa. Guhekenya n'amacacwe bitangira gusya ibiryo bigakomeza mu gifu, hanyuma bikagera ku mara mato, aho niho enzymes zisenya isukari zikahindura glucose. Iyo glucose yinjira mu maraso igezwa mu mwijima no mu zindi ngingo z'umubiri. Hatabayeho glucose ihagije, umubiri ntiwakora neza. Ese isukari buri gihe aba ari mbi mu mubiri? Oya, hari igihe umubiri uba uyikeneye byihuse. Nk'urugero, umuntu ufite isukari yo mu maraso yagabanutse cyane ashobora gukenera glucose ako kanya. Abakinnyi b'imikino ikoresha imbaraga nyinshi nk'abasiganwa ku maguru cyangwa abatwara amagare y'intera ndende, nabo bakenera isukari kugira ngo bongere imbaraga. Muri ibyo bihe, isukari ishobora kuba ifitiye umubiri akamaro. Ikibazo ni ingano uyirya n'inshuro uyirya. Ese umubiri ubasha kumenya aho isukari yaturutse? Iki ni kimwe mu bintu abantu benshi batungurwa no kumva. Glucose iboneka muri pome, mu gitoki cyangwa mu isukari isanzwe ni imwe ku rwego rw'ubutabire. Umubiri ntumenya niba glucose yaturutse muri bombo cyangwa mu mbuto, ariko itandukaniro rinini riba mu biryo biyiherekeje. Imbuto n'imboga zizana fibre, vitamine, imyunyungugu na antioxidant zirinda uturemangingo tw'umubiri. Ibi bituma isukari yinjira mu maraso buhoro kandi bikagirira umubiri akamaro. Ariko isukari yongewe mu binyobwa no mu mafunguro ntabwo iba nziza. Ese kuki isukari nyinshi mu mubiri iteza ibibazo? Kimwe mu bibazo bikomeye ni uko ibinyobwa n'ibiryo byinshi birimo isukari bitaguhaza. Urugero, ushobora kunywa amacupa 2 ya soda ukinjiza kalori nyinshi ariko ugakomeza kumva ushonje. Ibi bituma unywa nyinshi kurushaho. Iyo bimaze igihe, bishobora gutera kwiyongera kw'ibiro, gutera umubyibuho ukabije, gutera diyabete yo mu bwoko bwa kabiri, ndetse no gutera indwara z'umutima n'imitsi. Bityo rero ikibazo si uko isukari ari uburozi, ahubwo ni uko abantu benshi barya irenze iyo umubiri wabo ukeneye. Ese bigenda bite iyo isukari irenze urugero? Iyo glucose yinjiye mu maraso, umusemburo witwa insuline uyifasha kwinjira mu turemangingo. Mbere na mbere umubiri ubika glucose mu mwijima no mu mitsi mu buryo bwitwa glycogen. Ibi ni nk'ububiko bw'ingufu, ariko ubwo bubiko bugera aho bugarukira. Iyo bwuzuye, glucose igahindurwa ibinure. Ibyo binure nibyo bibikwa mu mubiri. Iyo ibi bikomeje igihe kirekire, umuntu atangira kongera ibiro no kugira ibinure byinshi. Gusa ariko siporo ihindura byose. Inkuru nziza ni uko siporo ifasha cyane umubiri gukoresha isukari neza. Iyo ukora siporo, imitsi ikoresha glucose nyinshi, umubiri ubika neza glycogen, insuline ikora neza kurushaho. Niyo mpamvu abantu bakora imyitozo buri gihe bakoresha neza carbohydrate kurusha abantu badakora siporo. Ni nayo mpamvu nyuma ya siporo ari byiza kurya ibirimo carbohydrate n'utunyangingo twubaka umubiri kugira ngo wongere imbaraga kandi imitsi yisane. Ese nihe twakura carbohydrate nziza? Aho kwishingikiriza ku masukari yongewemo cyangwa aya masukari yo mu nganda, gerageza kurya cyane imbuto, imboga, ibinyampeke byuzuye, ibirayi, ibishyimbo, ibigori n'ibindi binyampeke. Ibi bitanga ingufu kandi bikongerera umubiri intungamubiri nyinshi. Icyo twamenya cyo ni uko isukari atari umwanzi nk'uko abantu benshi babitekereza. Ikibazo nyamukuru ni ukuyirya ari nyinshi cyane cyane isukari yongewemo mu binyobwa no mu mafunguro atunganyirijwe mu nganda. Iyo ugabanya isukari yongewemo, ukarya imbuto, imboga n'ibindi biribwa bifite intungamubiri kandi ugakora siporo buri gihe, uba uri mu nzira nziza yo kugira ubuzima bwiza. Ntugomba guhagarika kurya isukari burundu. Icy'ingenzi ni ukuringaniza,
kurya mu rugero no kugira imibereho irimo imyitozo ngororamubiri. Niba hari ikintu gishya wigiye muri iyi video, andika muri comment ngo kuringaniza isukari nibyo byiza. Niba iyi video ikugiriye akamaro, gerageza uyisangize mu mugenzi wawe ndetse wibuke gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana no mu bindi biganiro byacu. Iyi ni Hospitality TV, mwari kumwe na Kata Yves.